Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje iki gitondo cyiza Imana ibaha umugisha. Ni Pasteur Serugendo Dismas uvuye mu itoro Pentecote de Réveil Philadelphia. Turashima Imana iki gitondo kuko yatwaye akanya tubashe gusangira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko reka tubanze tusenga Imana. Turagushimira Imana nguru, Imana ishobora byose, nimba turiyone kubw'imbaraga zawe n'urindi isi yose kumanona nijoro. Udufashe tugirira imbabazi iki gitondo, tubabarire tubashe gutanga ubutumwa bwawe bwiza tutafite ikituzikicura urubanza. Weze kirere, weze mitima yacu, ufashe n'abantu bagiye kumva ubutumwa bwiza ibagirira umumaro. Uwo twirukanye ni Satani, myuka mibi yagara mu kirere, ibirwanya ubutumwa bwiza turabyirukanye Mwami, udushigikire kandi udufashe ibyo twiga, ibyo twigishijwe tuzabibike ku mitima yacu, musumwe tuzabona ubugingo buhoraho. Urakoze tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mana ihabwe cyubahiro, tugiye kuganira kubwira ijambo ry'Uwiteka riri ku gitabo cya Yeshua gice cya 24 murongo wa 14 kugera kwa 18. Reka tubanze tuhasome. Nuko noneho mubahe Uwiteka, mukorere mu by'ukuri, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana z'abasogokuruza banyu bakoreraga hakurya yarya rwa ruzi muri Egiputa. Mujye mukorera Uwiteka, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi mwitoranirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana z'abasogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu, ariko nje n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa n'abasogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa, kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturinda mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo. Imbere yacu Uwiteka yirukana abo muri ayo mahanga yose, hamwe n'Abamori bari batuye muri iki gihugu. Nicyo kizatuma dukorera nguko ariyo mana yacu. Ayo niyo magambo y'Imana tugiye kuganira iki gitondo. Mutwe w'ijambo ratubwira iki? Yoshua atekerereza Abisirayeli ibyabaye, abinangiriza gukorera Imana yonyine. Nizeye ko hano Yoshua yabatekerereje ibyabaye nuku mirimo myiza Imana yabakoreye, buryo Imana yabakuye mu buretwa kwa Farao, buryo Imana yabarwanira urugamba mu nzira. Areba ibyo byose arabatekerereza, arababwira ariko ingamba n'umwanzuro tugomba gufata ni ugukorera Uwiteka wenyine. Natwe turi hano mu bibiye byacu, nimba twemeye Yesu atubere umwami n'umukiza, nimba twemeye gupfana na Yesu no kuzukana na Kristo, na kiundi tukuriye gukorera ni Imana yonyine. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Arongera aravuga iki? Nuko noneho mubahe Uwiteka, mumukorere iby'ukuri mutaryarya. Mubahe Uwiteka, mumukorere iby'ukuri mutaryarya. Ari igihe umuntu aba ku murimo w'Imana atashaka kwikorera ukuri, akora ibintu by'uburyarya, atagaragaza gukiranuka, atahuza n'abagenzi be, atatinya n'icyaha n'igisana nacyo. Ariko Mana tugomba guhitinya, tugomba gukorera Imana mu by'ukuri tutaryarya, kandi mukureho za mana z'abasogokuruza banyu. Yoshua arimo kubwira Abisirayeli uburyo bwiza bagomba kugendana n'Imana, uburyo bwiza bikwiriye ko bakorera Imana, kuko ari igihe abantu bitwa ko bari ku murimo w'Imana, Mana itabishimira ku murimo wayo. Yesu Kristo iyi minsi amaso ye iri ku maso y'abakiranutsi. Bireba mirimo yacu turimo gukora. Yesu mureke bene data tuhinduke rwose, dukorera Imana mu by'ukuri tutaryarya, tureke
za mana basogokuruza bacu bakoreraga kera nuko Yoshua yagaragaje abisirayeli byabigirwa mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi rwa Egiputa mujye mukorera Uwiteka wenyine. Iyi myaka tugezemo ni imyaka yo gukorera Uwiteka wenyine, kuko mu gukorera Uwiteka wenyine atuha amahoro, atuha umugisha, atugirira neza, aturinda ibyago byinshi mu gihe tuyikorera mu kuri tutaryarya. Murongo ukurikiraho, kandi niba mutekereza ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi mwitoranirize uwo muzakorera. Nimba arizo mana z'abasogokuruza bakoreraga hakurya ya rwa ruzi cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu. Ayemeza Abisirayeli uyu munsi tukivugana namwe hano, ndabasaba ko mwatoranya uwo muzakorera. Nimba ari imana yonyine. Iyo yari amagambo ya Yoshua, kuko Yoshua yari umuyobozi. Yoshua yashagomba kugenda n'abantu nguko Imana ishaka, ariko kuyobora abantu biragoye. Ari Yoshua kuyobora abantu bagafata by'Imana ngibyawe, ari Yoshua kubwira abantu bakabona ibyo babwira bitawanye n'ibitekerezo byabo. Ariko bene data, kugendana n'Imana cyangwa kwemeza kuba mu Kristo bigusabamo kugenda nguko Imana ishaka. Yoshua abaha iyo mabwiriza ati uyu munsi mwebwe mutore uwo muzakorera. Nimba ari imana ya Bisirayeli cyangwa se byabigirwa mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi rw'Abanyegiputa, cyangwa se imana y'Abamori, abereka Abisirayeli uwo bagomba gutoranya bakemeza ko bakorera. Ariko wari ukwiriye kutoranywa n'Imana, kuko yabibukije n'imirimo myiza Imana yabakoreye, buryo yabarwaniye urugamba abakura mu maboko ya Egiputa. Nabo babagombaga kuhamana ubuzima bwabo, kuko twibutse ibyo Imana yadukoreye ntago twahinduka rwose. Twibuke ibyo Imana yatugiriye ntago twayiva mu maboko, niyo tuzakorera kugeza gupfa. Niyo mpamvu musanga abakozi b'Imana bamwe na bamwe bararahira gukorera Imana kugeza ku rupfu. Niyo mpamvu dusanga ba Petero ba Yohana bemeye gupfa ariko batavuye mu bushake bw'Imana. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Yoshua amaze kubabwira iyo ngiyo ayo magambo arababwira ko ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ati mwebwe namwe mutoranye, ariko njyewe Yoshua n'inzu yanjye tugomba gukorera Uwiteka, kuko ntago tuzareka Uwiteka. Twibutse neza yayo, twibutse imirimo yayo, twibutse amasezerano yayo idufitiye. Twebwe tuzakorera Uwiteka, kuko rimwe na rimwe abantu bashobora kugera agati y'urugendo bakateshuka mu nzira z'Imana. Mumenye ko icyo gihe muba mwatakaje n'amasezerano yanyu agati yanyu n'Imana. Niyo mpamvu tugomba kwihanganira ibibazo tubashe gukorera Imana kugeza ku ihererezo ry'ubuzima bwacu. Yesu akushoboje mu bibiye, Yesu agukomeze mu bibiye. Nuko urimo kuhura n'ibibazo, nuko urimo kuhura n'ibikomeye, ukuriye gukorerwa ni Uwiteka Mana Isirayeli yonyine. Murongo ukurikiraho, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa n'abasogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa, kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturinda mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo. Abisirayeli barimo gusubiza Yoshua ayo magambo amaze kubabwira, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abisirayeli nabo baricara baribuka buryo Imana yabarinze, buryo yabakuye muri Egiputa. Kwibuka nabyo biba byiza neza y'Imana. Nimba uyu munsi ubona bikomeye, nimba ubona uyu munsi bitagenda neza, nimba uyu munsi buzima bushobora kugenda mu buryo butari bwiza, tugomba no kwibuka mirimo myiza Imana yakoze. Kandi mwanya mundu yibutse aho Imana yamukuye, yibutse urugamba Imana yamurwaniriye, ntabwo acika indege, bimwongerera imbaraga yo kwemeza kugendana n'Imana. Niyo mpamvu komera mu bibazo urimo kuhura nabyo, kibi gusa no gukora icyaha, kibi gusa no kuva mu bushake bw'Imana. Ariko mu Kristo wese wihangana ibibazo mbere y'Imana, namara kwemerwa, Imana izamurengera, Imana izamuneshereza, Imana izamwanagura amarira, Imana izamwambika ikamba ry'ubugingo. Yesu atufashe. Turakomeza. Imbere yacu, Abisirayeli basubiza tena Yoshua, imbere yacu Uwiteka yirukana abo muri ayo mahanga yose. Imbere yacu
mana mbere yabo mana yirukanya ayo mahanga yose yashaka kubabuza amahoro, bababuzaga inzira, abashaka kubarwana mbere yabo, mana yirukanya ayo mahanga yose. Ubwoko bw'Abisirayeli bwibutsa ayo mirimo y'Imana hamwe n'Abamori bari batuye muri iki gihugu. Abamori bakavukire bene igihugu, mana ibakuraho kubw'Abisirayeli. Nicyo kizatuma dukorera kuko ariyo mana yacu. Avuga nabo baremeza ati Imana yakuye ayo mahanga yose imbere yacu na bene iki gihugu Abamori. Ibyo gusa nimba twibutse byo ngibyo bizatuma dukorera iyo mana. Ntago twemeje umunsi ko tutazayivaho, twemeje ko uyu munsi tutazahinduka bene data. Hihanganira bibazo, hihanganira bikugerageza, ariko wibuke arigiye Mana yakugiriye neza, arigiye Mana yakuye abanzi imbere yawe, arigiye Mana yakuye igifungo imbere yawe, arigiye Mana yagukijije urupfu, arigiye Mana yakukijije uburwayi. Nimba wibutse iyo mirimo yose wakwemeza no muri bibiye bikomeye turimo kuhura nabyo tuzakorera Uwiteka yonyine. Nago tuzahindukira, nago tuzajya mu bapfumu, nago tuzakoza Imana yacu isoni. Niyo mpamvu tuhagarare ku munara nguko bikwiriye bene data. Shikama wizere gusa, mu rugamba surwacu, urugamba n'urw'Uwiteka. Reka turangirize ku imirongo Abisirayeli bakomeza kubwira Imana. Nicyo gice cya 24 umurongo wa 19 kugeza ku 22. Yoshua abwira abantu ati kubwanyu ndimubasha gukorera Uwiteka. Muziko ari kindi gihe mu bundi buryo kubwacu twebwe abantu ntago tubasha gukorera Uwiteka. Kubera iki? Kubera indege ngeya zacu nye, kubera kamere yacu ntago tubasha gukorera Uwiteka kuko ari Imana yera. Kubwacu ntago tubasha gukorera Uwiteka. Mumve kamere y'Imana, kuko Imana yacu ni Imana yera, Imana yacu ni Imana ifuha, niyemere kubabarira ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu. Kubwanyu Yoshua akomeza kubwira Abisirayeli, abwira abantu ati kubwanyu ndimubasha gukorera Uwiteka kuko Imana yacu, Imana ni yera, Imana yacu irafuwa, ndiyemera kubabarira ibicumuro byanyu ni byaha byanyu. Tugomba gukorera Imana, tuzi kamere y'Imana ko Imana yacu ni wera, abayikorera nabo bagomba kuba abera. Imana yacu irafuha, itemera ibibi, itemera ikosa, itemera icyaha. Niyo mpamvu natwe tugomba kuyikorera, tuhinduka umushitsi bene data, tucishwa bugufiya, dutinya icyaha n'igisana nacyo. Buri saa yose tukabasha gukora iki? Kuba mu buzima bwejejwe. Yesu akufashe kandi Yesu akushoboje mu mirimo y'Imana urimo gukora muri biye, kandi ubikore n'umunezero, ubikore n'umutima mwiza, ubikore utareba ku mundu, ubikore ucishwa bugufiya gusa, umenye ko bihembo bizava ku Uwiteka. Murongo kurikiraho twabonye, tutakomeza undi murongo, twabonye ko abantu benshi barabakozi b'Imana, abantu benshi bagize mirimo myiza bakoreraga Imana mu myaka ishize, nguko navuze mu myaka 5 ishize, myaka 10 ishize. Abantu bitanze ku murimo w'Imana, abantu bakoze neza murimo w'Imana, ariko uyu munsi usigaye usanga babandu bahindutse babi, babandu bavuye mu bushaki bw'Imana, babandu bagiye mu nzini nzira. Oh haleluya, Yesu atufashe. Ariko Israeli baravuga ko ntago tuzimura Uwiteka, kubwacu tuzayikorera kuko twibutse buryo yakuye amahanga yari imbere yacu, buryo yirukanya Abamori bene iki gihugu. Ntago twava mu bushaki bw'Imana. Murongo ukurikirayo, kandi nimwimura Uwiteka mugakorera imana z'abanyamahanga, azahindukira abagirire nabi. Yoshua arimo kubwira Abisirayeli, nimuhindukira Uwiteka kandi nimwimura Uwiteka mugakorera izindi mana z'abanyamahanga, azahindukira abagirire nabi, kuko Imana ni Imana ifuha. Nduke bone ko wavuye ku murimo w'Imana, Imana izakwishimira mu izo nzira urimo. Imana ishaka kukugirira ifuwe, Imana ishaka kukurakarira, kandi mujinya w'Imana ntago uzana imbuto nziza, mujinya w'Imana uzana ingaruka. Arongera arababwira, Mana
kandi nimwimura Uwiteka mugakorera imana z'abanyamahanga, azahindukira abagirire nabi, abarimbure nubwo yari yabagiriye neza. Mani hana abantu nuko iba yatugiriye neza. Mani ishobora kuturimbura, mani ishobora kutuhana mu gihe twateshutse, mu gihe twahinduki, twayiteye umugongo, mu gihe twakurikiye izindi mana. Niyo mpamvu bigusaba mu iki mu ibi bihe turimo tube twahagarare ku ijambo Yoshua yavuze, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera nde Uwiteka. Byatubera byiza. Wowe n'inzu yawe uyu munsi ukemeza nuko ari inzara, nuko ari ibibazo, nuko ari ibyorezo, nuko ari ibibiye birimo kuhindura abantu, ariko njyeweho sinzahinduka, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera nde Uwiteka. Njyewe n'urusengero rwanjye tuzakorera nde Uwiteka. Njyewe muri korari yacu tuzakorera Uwiteka. Njyewe n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka, kuko Uwiteka no kuriye gukorerwa. Niwe waremye isi n'ijuru, ibyiza byose biri ku isi byaremwe n'Imana. Ninde wundi wadushuka? Tureke waturemye byiza tujye gukorera bigirwamana. Murongo wa nyuma nuko abantu babwira Yoshua bati, oya, ahubwo tuzakorera Uwiteka. Abantu nabo baremeza mbere ya Yoshua ati, oya, ntabwo dushaka kuhanwa nayo, oya, tuzakorera nde Uwiteka. Yoshua abwira abantu ati, nuko muri abagabo bo kubihamya ibyo, yuko muhisemo Uwiteka kuba ari we muzakorera. Muri abagabo bo kuhamya ibyo, kuko mwahisemo ko Uwiteka niwe muzakora iki? Muzakorera. Kandi umuntu ukorera Imana agira amahirwe, umuntu ukorera Imana agira amahoro, umuntu ukorera Imana ntago yamukoje isoni, umuntu ukorera Imana ntago yamureka. Niyo mpamvu mureke dukanguke tena bene data, twibuke mirimo myiza y'Imana yadukoreye, twibuke mihigo yimwe na zimwe twahize mu myaka 20-30 ishize. Twahize mihigo, Mana nungirira neza, Mana numba akazi, Mana nunkorera gutyo, nanjye nzagukorera. Yiga Mana yakoze biriya na n'ubu aracyahari, ariko navuze ko birashoboka ko ari abandi bantu bibagiwe yo neza y'Imana bahindukira zindi mana. Ariko uyu munsi ufata umwanzuro mwiza Yoshua yafashe, avuga ko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. N'Abisirayeli bose bahemeza mbere ya Yoshua ati, oya, tuzakorera Uwiteka. Yoshua arababwira ko ahubwo mwebwe muri abagabo bo kubihamya byo ko muzakorera nde Uwiteka. Se iyi minsi urimo gukorera nde? Iyi minsi ubona aho uhagaze Mana yakwishimira? Iyi minsi ubona ko Yesu nagaruka azagusanga witeguye? Iyi minsi imirimo wakoraga uracyayikomeza, cyangwa se waretse gukorera Imana kubw'abantu, cyangwa se waretse kugira mirimo myiza ati kubw'abantu, abantu nuko bakugirira nabi, ariko ndukave ku murimo w'Imana. Turagushimiye Uwiteka kubw'ijambo ryawe, uhabwa icyubahiro k'igitondo kiza. Icyo tusabiye ubwoko bwawe, icyo tusabiye amahanga yose, icyo tusabiye abakozi bawe, icyo tusabiye itorero ryawe, wongere uryeze, wongere urutunganye, wongere urigarure tena mu rufatiro rwawe Mana. Kandi mu mitima yacu ushiremo kiemezo yuko twese twahamiriza nguko Yoshua yahamirije mbere ya Isirayeli ati, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Hari benshi basubiye nyuma, hari benshi bacitse indege, hari benshi mwami mwiza bavuye mu isezerano, hari benshi barimo bihebye, ariko twize ko uri Imana ikomeye, uri Imana yera, uri Imana ifuha, utugirira imbabazi, udufashe tena. Mahanga yose wikusanye, Abakristo bose bakusanye, abari mu Burayi, abari mu zindi mahanga, bari mu iki gihugu, udukusanyije hamwe, utuwe mitima yo kwagarara mbere yawe nguko bikwiriye. Twirukanye mwanzi Satani, twirukanye bigeragezo, ababoshwe n'uburwayi, abababajwe n'ibibazo, ababajwe n'ibigeragezo, ababajwe n'ubuzima. Mana uriho kandi ari ukura gucavuka icazana ibikomangoma. Niyo mpamvu twatuye abantu bawe imbaraga zo gukomeza kugukorera, twatuye abantu zawe imbaraga zo kubakiza ibyago n'amakuba, kandi ukatugirira neza kugeza uzaza kujyana itorero. Urakoze abavuye mu bushaki bwa wongero bagarure, abacitse indege wongero bambika imbaraga, ababirimo natwe dukomeze tena kurushaho. Mana ushimwe, cyubahiro kibi cyawe tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amina. Imana ibaho umugisha, murakoze kututega amatwi. Yesu abafashe kandi abagirire neza. Aya ari amateka meza twibuka abatubanjirije buryo bagendanye n'Imana, cyangwa buryo mushumba Yoshua yagiriye abantu inama yo kugendana n'Imana. Mana ibaho umugisha. Reka tubahe nimero de telefone, birashoboka ko ushaka kutugirira inama, cyangwa se ari bundi buryo watubaza akabazo, cyangwa tugafatanya mu buryo bwo gusenga Imana. Ni 0782 439 754.
murakoze, Imana ibaha umugisha. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.